muri Rayon Sport tuyiganireho amakuru ndabona yisukiranye rwose ari menshi abareyo iyo urimo kubabwira amakuru yabo kandi meza nibo bantu bambere babishimye nibo bantu bashimishwa n'inkuru abari utabwira inkuru mbi kandi bakabwira inkuru nziza bakagaragaza amarangamutima bananebe kwereka kubishimye rwose nizere ko abakunzi ba Rayon Sport rwose ari benshi ku mirongo ya Radio Rwanda aho yumvikana hose ndetse no kuri platforms zose yaba YouTube hose bahari ko tugiye kubabwira inkuru eshatu nziza hari abakomediye byo bavuga ngo nziza z'inzobe inkuru eshatu nziza z'inzobe zisa neza cyane zo kubereka ko ikipe ya Bite yari ibeshye wahita uvuga ibindi bintu oya nta kwibeshya kugomba kubaho urumva Ruvuyanga rero inkuru ya mbere muri Rayon Sport urumva inkuru ya mbere nuko official and confirmed bidasubirwaho umutoza w'ikipe ya Rayon Sport ni Bruno Ferry ayo ni amakuru maze guhabwa n'abantu maze iminsi postingwa official and confirmed urumva bamaze iminsi bamuganira wa mugabo nyuze muri Tanzania muri AS Vita Club urumva agomba kugera i Kigali umusibe ejo kuwa 4 Bruno Ferry uyu Mufaransa bose ntabwo hano turi kuvuga ngo baraganiriye ngo basigaje kuboya official and confirmed kuwa 4 aragera i Kigali mu biganiro reka araza gutangira akazi ku munsi wo kuwa 4 match bazakina kuwa 5 bakina na Gorilla Bruno Ferry azaba ahari ari muri Kigali pera ayireba ayireba ntabwo ahita atoza ariko azaba ahari ayireba Bruno Ferry ni umutoza bidasubirwaho w'ikipe Rayon Sport ni inkuru ya mbere nziza kubariyo si ya mbere yo Bruno Ferry ufite amasezerano y'umwaka umwe agabanyije mu byiciro bibiri amezi 6 yo nuvuga ngo kujyana na Rayon Sport ko bino babibara nkaho aje muri phase retro ko tugeze kuri juna 10 ya 11 urumva azafata ikipe ihereye kuri juna 13 babara ko kusozanya na sezo yasoza mu myanya myiza harimo no kuba yatwara igikombe bagashyiraho amezi 6 ubundi bagashyiraho undi mwaka umwe akongera amezi 18 kuri 6 yari yasinye ikatiba imyaka igera kuri 2 ariko vuga ngo n'umwaka umwe ariko bamubwiye ko amezi 6 ya mbere ni yazatuma bavalida ya 6 kugira ngo bibirinde kuba yazasoza amezi 6 resultat ari nziza bajya gutandukana bakisanga mu manza bambwiye ko n'umwaka umwe ibice bibiri ayo 6 performance ikaba nziza ya 6 bakayakomereza kuri amasezerano baravuze mu mwaka umwe ariko noneho bakamwongerera bakamugarantisa ko bazamuha undi uzaburimo no kuvugururwa cyane nebirebana no kuzamura amasezerano n'ikirebana n'umushahara ubwo coaching staff y'ikipe Rayon Sport iraba ari umutoza mukuru Bruno Ferry akungirizwa umutoza wungirije wa mbere akaba ari Romami Marcel ku munsi w'ejo abantu baramubonye mu Nzove ko yanatangiye gukoresha imyitozo Romami Marcel rero nawe ugarutse muri Rayon Sport azaba ari umutoza wa mbere wungirije Bruno Ferry umutoza wa kabiri wungirije second assistant coach agomba kuba ari Haruna Feruzi usanzwe umenyera ikipe urumva ko noneho birakosotse muri Rayon Sport ya umutoza mukuru wungirije umwungiriza wa kabiri nuko bihagaze abatoza batatu suramo staff neza nubundi Haruna Feruzi wa mbere yego Bruno Ferry umwungiriza wa mbere Romami Marcel yego umwungiriza wa kabiri Haruna Feruzi o physique ubwo na Romami nanone oya physique ni mwambara Serge mwambara agomba gukora umutoza wongera ingufu abakinnyi bakamaka umutoza wabanyeza staff yuze none yasa neza hari abantu bashobora kwibaza ati se ariko ni Rayon Sport igira videographer yabikora byombi ushiti wacu video wamurenganyije telefone videographer arabakeneye video ntabwo navuze video sorry video analyst wa mutipa ariko yaragiye wa mutipa warize muri Espagne baramuhoranye ku gihe cya Rotifi ahubwo byabazo byabayemo byarimo yatumye n'abagenda ariko bari bamufite kuko ubundi barabazungu ntabwo batatagira video analyst yarahari ariko akenshi yo muri package yiwe we usanga aramwizanira ko nuvuga ngo we areba niyo mpamvu aguca amafaranga avuga ngo amafaranga ni nyaguca umuntu wanje uzamfasha mu kazi uyu nanjye bwanjye namwihera bitasabye ko mwe mujya muri contrat ubwo nicyo nanjye kuvuga kugira ngo tunakomeze ku yindi nkuru ariko staff yuzuye pe tubana tuyiganireho neza yari maze igihe kinini dafite staff yuzuye turashime ko staff yuzuye Rayon Sport urumva rero icyo nanjye kuvuga harimo abantu bashobora kuvuga ngo Haruna Feruzi buriya ntashobora kuba asuzuguwe na mbere n'ubundi muri Rayon Sport ari umwungiriza wa kabiri yego Azuzi yari umwungiriza wa mbere niyo mpamvu nyine famera yavuze ati nitaye kuko ari uzidiringira ibizamugendaho ariko agomba unyungirije agomba kubimva filozofi zanye n'ubundi Haruna Feruzi yabaga ari umwungiriza akenshi iyo uri umwungiriza wa kabiri rero kugira uruhare mu guhindura ibyemezo n'uburyo bw'imikinire ubusanga kenshi biza n'abako bidafite imbaraga nyinshi ubwo kuri icyo kintu cyo kuvuga ko staff yuzuye Ruvuyanga nabatoza uretse Haruna Feruzi
abandi babiri bose ntibigeze bagira uruhare mu kubaka ndetse no gutegura umwaka w'imikino ku ikipe ya Rayon Sport. Navuga cyane cyane kwerebana na squad. Turaza kukanya kuvuga ku kirebana n'abakinnyi bashobora kwinjira ndetse n'umukinnyi yahageze, ariko muri faze mu mwaka mo hagati, isoko ryo mwaka mo hagati, ntabwo uburyo ugura abakinnyi bashobora kuba bahindura byinshi. Abakinnyi ugura ni abafixa cyangwa se abafunga neza bakanweza muri hantu navuga ko barimo ibihanga, cyangwa se nk'ufite nk'umukinnyi wagize ikibazo cy'imvune igihe kirekire cy'umwaka. Ntabwo abakinnyi ugura ari abaje kuvuga ngo urarishapinga squad yawe, ahubwo ni ugufixa neza hantu harimo ibihanga. Iki kintu cyo kuba rero umutoza mukuru ataragize uruhare mu kubaka ekipe, agiye kuzana imyumvire mishya cyangwa se filosofia y'imikinire, iyo ngiyo nayo ugiye kugira ngo abakinnyi bayinjiremo neza mu mwaka mo hagati, ubusanga harimo umwanya biba byafasha. Uwo mwanya bifata wisanga kenshi resultat zikunda kuba positif ugitangira. None n'umutoza wungirije wa mbere ni umutoza wakabaye iyo yarateguje ko azatoza Rayon Sport, akaba yikurikirana nubwo aba mu Rwanda, ariko kuba utaragiye ukurikirana umunsi kuvuga ngo nagiye mbona umutoza abakinisha 11 bameze gutya, uburyo bw'imikinire yagiye ahindura gutya, akora rotation, bose ni ibintu bagiye kwiga from scratch, umutoza wa mbere ndetse n'umutoza wa kabiri. Ibyo rero ubwabyo kuba ari abantu batagize igihe cyo kuba barabanje kwitegura ko Rayon Sport ashobora kuzajyamo kugira ngo bayige resultat, iyo kitangira zirakugora. Nubwo Aruna Feruza hari ari umwungiriza kabiri, ushobora kuzabaha ishusho yuko Rayon Sport yari imeze n'uburyo yakinaga, ariko ko bose bazabanza kwiyadabuta ku byari bihari, babone kujya guhindura ibyabo bishya cyangwa se iby'umutoza bishya yarazanye. Azabanza agendera ku bihari, uko ntiwahita utangirana ibyawe n'ubitangirana gufatisha ndetse n'abakinnyi kumva filosofi za biraza kurana. Nukugendera ku bihari ukagenda uhinduramo gake gake, uko ugenda uhinduramo gake ku byari bihari, niba usanze ikipe nayo kuri form zayo resultat zayo nureba umutoza yafashe ekipe match 3 za mbere yitwara neza, izikurikiyeho harimo n'iya Bugesera heruka aza kuza kwitakaza, ubona ko harimo unbalance muri form z'ikipe ya Rayon Sport. So yuko berejeho nk'umutoza aho ngaho usanga ko bisa nibizamufatamo umwanya kugira ngo aze gusynchronize, guhuza neza ibye n'ibyo ari bisanzwe kugira ngo ikipe ijye mu murongo mwiza wo kubona resultat. Hanyuma iyo nkuru ya mbere rero tujye ku nkuru ya kabiri, itereke ibere. Nkuru ya kabiri nayo nziza cyane rwose ishimishe ku bafana b'ikipe ya Rayon Sport, nuko wahoze ari umukinnyi wayo witwa Abdoulaye Diallo. Uramubona Abdoulaye Diallo, umunya Guinea Bissau. Mu kanya gato nibwo bamaze kumwishyura ibihumbi bye 7 by'idolari yagomba guhabwa ubwo yasinyaga mu kwezi kwa mbere ku mwaka ushize. Bisobanuye ngo bemerewe kwandikisha. Impamvu wabyihutishije nuko bashaka kwinjizamo abakinnyi muri kwezi kwa mbere. Ubwo rero nyuma yuko Abdoulaye Diallo yishyuwe, ubwo bagiye kureba uburyo ya transfer ban yabo yari ihari ivaho, kandi na Robertinho yarishyuwe bivuze ngo barahita babifungura. Abdoulaye Diallo arishyuwe 7 by'idolari rwose kuri konti yamaze kugeraho. Ubwo tayari bwo Rayon Sport babayabere babayabere rwose nta kibazo na kimwe afitanye, barakiriyarinze ya umutoza barakiriyarinze ibintu bimeze neza, amafaranga hari nayo kugura abakinnyi cyane. Tubwire wa mbere Abdoulaye Diallo yishyuwe, ni inkuru nziza cyane, ni inkuru nziza abareba kure kwishimira. Transfer ban igiye kuvaho nagamo n'indi nkuru uko byenda kose. Iyo ni ya kabiri, iyo ku ya gatatu. Iya gatatu ari nayo iremereye kurusha izindi zose tumaze kuvuga, niyo iziyoboye. Yego, uriya mu itangazamakuru twiga ibyo bitaga inverted pyramid, ukaba wahira ku makuru ari essential, noneho ukagenda ujya kuri ari less essential, ariko ari nubwo hera ku makuru wenda ari less essential, ukagenda ujya ku makuru aremereye cyane. Ayo twakoze hanga hari ikipe ya Rayon Sport uyu munsi irasinyisha umukinnyi wa mbere umunyamahanga witwa nde, akaba ari umukinnyi wa mbere uraza kuba sinye, kugira ngo basinyishije wo muri Flambo ntabwo yese bayo bigeze bamutangaza, ntabwo aratangaza, biracyari umukinnyi ugiye gusinya mu kanya baratangaza, urazana wo muri Flambo ukiri mu biganiro gushaka uburyo atandukana n'amakipe ya Flambo niyo yakinagamo muri Congo. Umukinnyi byarangiye byose, nari muri konji najya muri rasi. Apologize. Uyu mukinnyi rero Samiri yagiye kuba turebera bijyanye n'uko akina, naho yakinnye n'ibyo yagezeho. Ni umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Uganda. Oya, niba ari Uganda ubwo ndamuzi, byanze bikunze. Ari umukinnyi ukina asatira aca ku ruhande rw'ibumoso, ubwo ni kuri 11, yitwa Senoga Kagawa Mohamed. Senoga Kagawa Mohamed ko bazanye izina riremeye, no muwinga, umukinnyi w'umuwinga wakinaga ikipe Express. Senoga Kagawa Mohamed amaze gukina match 10 muri Express, amaze kwitsindira ibitego 6. Sofa aca ku mpande, aca ku ruhande rw'ibumoso, akina ku ruhande rw'ibumoso, asatira, ariko ashobora no gukina n'iburyo. Abizi ko muri systeme zigezweho kuri ubu ngubu abakinnyi bashobora guhinduranya impande, usibye Lamine Yamal wabyanze. Lamine Yamal akina iburyo, iyo wamufashe ukamunweza ubwo match yarangiye, ntajya ahinduranya. Ni nabyo nabonye Runi amunenga. Senoga rero, Senoga ubutuvugana ari Kigali
ku myaka ye 24 kuko yavutse ku itariki enye z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2001. Ubwo uraje ubijyemo neza ariko nashaka kuvuga ko ari Kigali araza gusinya uyu munsi amasezerano y'amezi 6 ubwo no gukinira Rayon Sport uyu Senuga ubwo no gukina amezi 6 araza kubasigaye kugira ngo basoze shampiyona. Uyu munsi arakora tize mu Nzove ubwo arabanza gusinya amasezerano byihutishe aze kuba ari muri tize mu Nzove abafana ba Rayon bamubone bamwishimire bamwakire mu kipe yabo abareba amanota bajya kureba Senuga Kagawa Mohamed. Urumva amasezerano y'amezi 6 ariko ashobora kongerwa iyo clause nayo iraza kubirimo amasezerano ya style nk'iyo basinyishijemo Ojera kuko na Ojera babanje kumuha amasezerano magufiya hanyuma amaze kubemeza baramwongera. Sami Senuga arazwi cyane mu gihugu cya Uganda kandi cyabafana bari bibaza arazwi n'itara Kagawa Mohamed. Mubanze mumutubwire neza. Yakiniye amakipe akomeye hafi ya yose yo mu gihugu cya Uganda ku myaka ya 24 ariko no mukina avangageze mu cyo bita prime time. Ubu nibwo ari ageze sezitari igeze baho mu mateka ye kuva yatangira gukina umupira w'amaguru. Yazamutse mu ikipe ya Sport Club Villa muri 2021 akina imikino 18 atsinda ibitego 3 ahita yivamo. Ndaza no kwagura icyatumye yivamo. Ajya mu ikipe yitwa Toro United muri 2021 uvuye muri Villa ukajya muri Toro siko kuva nko muri Rayon ukajya nko muri Muhanga. Ego kujya muri Toro United rwose ikipe ibikizamuka ukajya mu ikipe iraho ntoya kuko Toro United se ekipe ishobora gukubita seze 3 mu cyambere itaramanuka. Ne ekipe iraho ngaho izamuka imanuka gutyo. Hanyuma ava muri Toro United nyuma yo gukina imikino 11 agatsinda ibitego 2 agaruka mu ikipe yitwa Kampala City KCCA. Akina imikino 17 atsinda ibitego 2 nabwo biranga avamo ajya muri Wakiso. Kuva muri Wakiso ni ikipe itagimanuka ni ikipe iraho ngaho ya Kampala abantu benshi bagenda Kampala barahazi Wakiso Giants. Wakiso Giants yambara papo yambara nka Fiorentina yambara nka Sunrise cyangwa nayo ni ikipe twavuga ngo iri ku rwego nk'urwa Bugesera nayo ni kimeze uko ni hafi y'umujyi wa Kampala. Akina imikino 4 hanyuma ni naho akina y'umwaka umwe ajya mu ikipe Express amaze imyaka 3 muri Express yayigiyemo muri 2023-2024 umwaka wa mbere ntabwo yakinaga pe yakinye match imwe. Umwaka wa kabiri muri 2024-2025 yakina imikino 15 atsinda igitego kimwe. Uyu mwaka rero nyuma y'igenda ry'abakinnyi batandukanye bavuye mu ikipe Express harimo n'umuhungu wa Bebe Cool yaje kubona umwanya atangira gukina amaze gukina match 10 atsinze ibitego 6 nava ngo niwo mwaka mwiza agize kuva yatangira gukina nk'uwabigize umwuga. No musore ukina ku ruhande rw'ibumoso ariko wanakina no ku ruhande rw'iburyo uzi gucenga nimba isubiramo ngazi gucenga 1-on-1 hari umudefanser umwe ababona nta uhari. Azi kwera iminu umuntu bahuriye muri 1 versus 1 1v1 1 contre 1 niko babyita umukinnyi umwe kuri umwe kwa kundi wisanga ariho usigaye ngo rest defense ngo asigaranye n'umuntu azi gucenga pe azi no kwihuta. Ariko nanone kubijyanye na discipline akeneye supervision akeneye umuntu umwitaho cyane akamubwira ati ni bad boy ibintu bimeze gutya kuko urumva amakipe manini ntabwo yagiye yatindamo. Impamvu atinze muri Express ni ekipe yose ikomeye yanatwe n'igikombe cya championnat muri Covid inatwara na Sekafa Kagame Cup yo bita mukwano gw'abantu ekipe ikunzwe n'abantu bose muri yo ekipe ifite abafana benshi muri Uganda. Ariko nayo yaramanutse iri kuri level nk'uko Kiyovu imeze. Kipe yari ikomeye ariko yasubiye hasi tatwara igikombe ariko nanone itanamanuka. Impamvu ariho tinze nuko nyine babasha kwihangana kuko ntibagifite za mbaraga zikurura abakinnyi bakomeye ngo babe bafite. Ariko nujya kureba muri Villa ntiyatinze muri KCC nigeze atinda ahantu nyine handi begzija bakwegzija ibintu byinshi discipline performance iri hejuru buri mwaka cyangwa se buri mukino usanga atatinda muri reko begzija bivuze ngo hano rero ni Kigali biraza kuba abantu bayobozi ba Rayon Sport birasaba gushyiraho igitsure gikomeye cyane kuko discipline ntabwo muri Uganda ari nziza cyane. Ikintu Rayon Sport ikoze gikomeye no kureba uburyo byibura baza no mwataka bigaragara katsinda kubera ko ahubwo baguze umukino uri muri form niwe top scorer yamaze gutsinda ibitego byinshi mu gihugu cya Uganda muri championnat mu mikino 10 bamaze gukina byibura kujya muri championnat ugatoranyamo top scorer cyangwa se umaze gutsinda ibitego byinshi biba bigaragaza karibre y'abakinnyi bifuza kuzana mu ikipe yawe cyangwa se n'uburyo wifuza kubakamo ikipe. Ubwo bavuga bati mu bakinnyi bagomba kugurwa harimo abawinga benshi urebye uruhande
uruhande rw'iburyo rugomba kuba ruriho Aziz Basane Kolanya wavunitse uzagaruka mu kwezi kwa mbere, ariko nyine ubwo turavuga igihe azaba yagarukiye Aziz ahari. Bakavuga bati rero uruhande rw'iburyo rwo nta kibazo gihari kubera ko Aziz arahari, ariko ibumoso urareba ugasanga nta bakinnyi bari bahari. Bahashyiraga Sinipol Jesus ubona ku rwego rwe ntabwo level ye rwose ihura neza niwo musaruro bifuza muri Rayon Sport. N'abandi bakinnyi bose bakina yaba Abdelaziz rwose bareba n'uburyo basha gutandukana nawe ntabwo ari ku rwego rwiza. Niyo mpamvu bari bashyizemo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo bihutishe transfer ye y'uyu musore Senoga Mohamed Kagawa ugomba kuba ari ibumoso. Ubwo birumvikana n'abandi bakinnyi bazagenda bazama, ariko uburyo izaba yubakitse uramutse ufite Abedi na Tambo Gruar uri kugenda agaruka bari mu kibuga hagati, ukagira 6 mwiza no ugomba kugurwa igihe wenda haje mushya, ariko atanahari yo Richard yaba hari. Urumufite Mediane ya Richard, Abedi na Tambwe, ukagira uruhande rwa Mohamed Senoga acibu ibumoso, Aziza aciburyo. Unafite abataka bawe babiri warabonye ko Asumani yagarutse na Fari Nganya za bari kuza, bakavuga bati byibura yaba yubakitse. Akaba na backup akaba na Yves wa gatatu, nuvuga ngo abo bataka bose batatu bagomba kuza kuba bahangana. Urumva departement y'ubusatirizi Rayon Sport iraza kuba yuzuye. Ikindi abantu bashobora kwibaza ati gute umuntu uri gutsinda ibitego byinshi asohoka muri champion kandi mu mwaka mo hagati. Express ni ikipe isigaye yarigire muri politiki uvuga ngo twe turarema impano nitubona umuntu duha amafaranga twite tumureko cyane. Urabona politiki ya Kenis nakumwe yazamutse afite bava kurende kwe Felix na Bosco muri fazere tour ayisigaye kamukubita 17 akahita barya. Nuvuga ngo ukaba ufite mu defenseur mwiza nka Alex APR kaza wabona faravuga ngo amafaranga nanjye nayeremamo izindi impano, kandi ubonye ko uno mwaka yahabwa yashyize imbaraga nyinshi no mu yararebe yavuga ati bya bintu kujya buri njya kugura ngo intare ya kanwa ngo nkabanza ngo kujya ngo muri za MRI tukajya gupima niba ari muzima n'ikibuya, reka shira imbaga nyinshi mu kuzamura abana uko nabona ari ryo soko na Maripango yari mutanze muri sezo hagati muri sezo hagati. So rero Express yagiye muri opposition avuga ngo nitukiri nubwo turi mu kwano gw'abangi cyangwa se ikipe ikuzwe n'abantu benshi, ariko ntitugifite ubushobozi bwo kujya kuri top yo guhangana n'amakipe nka KCC. Reka no tujya muri amakipe ari muri middle, ahubwo dutangire twubake duhindura icyerekezo tujya mu makipe ashaka impano uko kuntu dukunzwe, tuzagira uburyo bw'uko tugira politiki yo kujya kurambagiza tubona abakinnyi benshi bakiri bato abo tubazamurira bamara kugera kuri rwego ruri elevate cyangwa se ruri hejuru, none tubashakamo amafaranga. Ayo mafaranga niyo azajya gutuma twongera kujya gusubira hasi tujya gushyira imbaraga, kuko buri Express niyo yagiye ishyira imbaraga nyinshi cyane muri kiriya gice cya Wankurukuku cyo kurema ndetse no gushaka impano z'abakiri bato. Wankurukuku ni ikibuga cyitwa Mutesa wa kabiri. Wankurukuku ni nawe wakinira ikipe ya Villa Sport Club. Urumva bakitiye Mutesa wa kabiri karagace ka Wankurukuku mwami Mutesa wa kabiri. Ara naho academy yitwa Prosper Namanya Academy. Prosper Namanya Academy yo igira n'amasezerano na Villa Sport Club. Rero bati twe turakora abana tubaguhe ubakinishe ku buntu, niba agira uwo tugurisha tuzagabana. Niho hazamukiye bano ba Patrick Kakande, niho hazamukiye ba Kim Kwanuka, niho hazamukiye bano batara mu uyu barigana impande n'abandi batandukanye. Ino academy yitwa Prosper Namanya Academy niho haye Villa igikombe nyuma y'imyaka 20 n'abano ba na Travis Mutyaba niho yazamukiye. So nibyo nakwiraga rero nuvuga ngo abantu barakwibaza ngo kubera iki nyine umuntu uri gutsinda ibitego byinshi aje ntashobora kuba ari igihuha. Express irabanza ikareba avuga ngo iki nicyo gihe cyiza niba tubonye offer nziza niba umuntu twaramuzanye iyi ni sezo ya gatatu, iya mbere nta kinnye nuvuga ngo yakiniye match imwe kandi nayo asimbuye, iya kabiri akiniye match nkeya, tugeze umwaka wa gatatu harimo arazamuka. Ese twabyizera ko izi forme yazazigumana ko tubonye offre nitumureka cyane ko bafite backup ko ku mwanya we afite abandi bakinnyi